Ngurumbi yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Gasabo. Polisi yaguye gitumo abateka kanyanga. Polisi y'u Rwanda ikorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo yataye muri yombi cyangwa yaguye gitumo abateka kanyanga, ndetse yaguye gitumo abantu basanga batanu bari basanzwe bateka ikiyobyabwenge aricyo cyitwa kanyanga. Muri rusange no kuvuga ngo polisi y'umujyi wa Kigali yataye muri yombi abantu batanu ubwo yabagwaga gitumo barimo bateka kanyanga. Bafashwe mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu tariki ya 9 Nyakanga mwaka 2025, aho bafatiwe mu murenge wa Gikomero akagari ka Murambi. GP Gahozire umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali yabwiye Umuseke ko aya makuru ari aya nyayo. Polisi y'u Rwanda yataye aba bagabo cyangwa aba basore muri yombi bakurikiranweho icyaha cyo guteka kanyanga. Kanyanga ni ikiyobyabwenge kimwe kibi cyane cyangiza abantu muri rusange. Polisi y'u Rwanda rero hamwe n'inzego z'ibanze yahamije ko kugira ngo bafate bano bantu n'ubufatanye n'inzego z'ibanze ndetse no gutanga amakuru kw'abaturage. Ni mu gihe nshaka kubasobanurira bino bintu kugira ngo mubyumve neza. Polisi y'umujyi wa Kigali ikorera mu karere ka Gasabo yataye muri yombi abagabo batanu ubwo yabagwaga gitumo batetse kanyanga. Ubwo no kuvuga ngo yabateye gitumo yabafashe mu masaha akuze. Zari itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2025 nibwo bano bagabo batawe muri yombi nyuma y'uko basanze bateka kanyanga muri rusange. Ibitari bikunzwe kumvikana mu mujyi wa Kigali. Ibi twari tubizi nko mu turere dutandukanye, nko mu karere ka Nyagatare nibwo haheruka gufatirwa abantu batetse kanyanga muri rusange. Ni mu gihe ibingibi mu mujyi wa Kigali bitari biherutse. Ni mu gihe tubasaba kwirinda cyangwa kwirinda ibyaha nk'ibi ngibi. Mu gihe ufashwe utetse kanyanga umenye ko tayari no guhita baguta muri yombi ugakurikiranwaho icyo cyaha. Iyo ari incamake y'amakuru njye wabagezaho amakuru nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze kubuze na Kidasamura Movie. Munyarwandakazi ni bwo bwa mbere kigira kuno muyoboro wa Kidasamura Movie, mubwire ngo kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Munyarwandakazi kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Turagaruka ku ngingo zitandukanye zo mu mujyi wa Kigali ndetse n'imahanga. Ni mu gihe mu mujyi wa Kigali polisi y'u Rwanda yatangiye gahunda yagerayo amahoro. Ni mu gihe polisi y'u Rwanda yazengurutse mu turere twose tugize umujyi wa Kigali: Gasabo, Nyarugenge na Kicukiro. Ni mu gihe yazengurutse yibutsa abamotari muri rusange gukoresha neza umuhanda, koko biteza iyo ukoresheje umuhanda nabi biteza impanuka mu muhanda. Ni mu gihe nanone turi bugaruke mu karere ka Nyamata. Mu karere ka Nyamata ubwo imodoka iheruka gushya, ndetse iyi modoka iri mu bwoko bwa Daihatsu, ubwo imodoka yashyaga ikagurumana muri rusange, ariko imodoka arizo zitwa kizimyamwoto nibwo zazaga kuzimya umuriro. Iyi nkuru nayo turaza kuyigarukaho. Ni mu gihe nanone turi bugaruke mu karere ka Nyamagabe ubwo umusirikare yasanze umugore wiwe arimo amuca inyuma. Umugore wabonye nta kundi byagenda ahita yita mu kagozi. Turaza kugaruka mu karere ka Musanze. Mu karere ka Musanze hakomeje kumvikana amakuru atari meza. Aya makuru atari meza ni ayahe? Ese mu karere ka Musanze byagenze bite? Haramukiye iki? Ese Musanze amakuru atari meza ni ayahe? Ni mu gihe ahitwa mu Kinigi, aho baca bagiye gusura parike ibamo inyamaswa zigiye zitandukanye, ingagi n'ibindi bitandukanye. Murabizi ko hariya ni ahantu ba mukerarugendo bakunda gusura cyane. Ndaza kubabwira muri bimwe naho cyangwa mu makuru arimo ahavurwa. Mukomeze mukushyana konsa Kidasamura Movie kandi nimukureho urushinge cyangwa nimuve kuno muyoboro kugira ngo muze kumenya amakuru yuko biri buze kugenda mu kanya uko byifashe. Aya makuru turarambura mu kanya saa 2 za mu gitondo, nibwo aya makuru turi buze kuyarambura. Nayo nkubwira ngo kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ni mu gihe no kora subscribe ari inkunga yawe ikomeye cyane cyangwa ari umusingi wo kugira ngo aho ni ukuvuga ngo ukoze subscribe ni nko kuvuga ngo ni nko kugura abonoma muri rusange, kuvuga ngo kureba udufilimi udutete, cyangwa ni nko kuba uguza
amazi ukagenda ukanywa amazi. Ni ukuvuga ngo iyo ukoze subscribe ubona amakuru agezeho mu Rwanda cyangwa ukabonera amakuru ku gihe muri rusange. Ikintu nabifuriza ni kimwe, nukora subscribe Imana ikurinde, nutanayikora nabwo Imana ikurinde. Ni mu gihe Uwiteka avuga ngo uwusabye azahabwa, kandi ni ukugira ngo abanyarwanda muri rusange, yenda ntabwo ari imico yo gusaba abanyarwanda abanyarwandakazi